Mhereye inyuma gatoya kuri background ya Shilo. Shilo ni korali y'urubyiruko ibarizwa mu itorero ADEPR, ururembo rwa Muhoza, paruwasi ya Muhoza, itorero rya Muhoza. Ikaba korali yavutse mu mwaka wa 2017 tariki 3 z'ukwezi kwa 9. Iyi korali yavutse iturutse mu ishuri ryo ku Cyumweru ryo kuri ADEPR Muhoza. Mu rugendo rwacu rw'imyaka 8 kuva tubayeho, twakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye birimo ingendo z'ivugabutumwa, reka arizo duheraho kuko niyo misiyo yacu. Twakoze ingendo z'ivugabutumwa zigera kuri 18, zirimo nyinshi zo mu mujyi wa Kigali zigera kuri 12. Ntabwo dufata kandi ngo tuzivuge zose, ariko twakoze ivugabutumwa ringana gutyo, kandi dushima Imana ko buri vugabutumwa ryagiye risiga impinduka, ryagiye risiga hari abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu rugendo rwacu rw'imyaka 8 twakoze ibitaramo, tugira igitaramo gihoraho buri mwaka dutegura kuri ADEPR Muhoza kuva mu mwaka wa 2018 kugeza ubu ngubu, ari nacyo gitaramo cyitwa The Spirit of Revival. Turagitegura kuva 2018, nacyo dushima Imana ko hari urwego kimaze kugeraho, cyane cyane mu karere ka Musanze, aho tubona ari igitaramo cyitabirwa kandi kiba gishyigikiwe cyane. Urugendo rwacu rw'imyaka 8 kandi rurimo ivugabutumwa ryifashishije ikoranabuhanga, aho twakoze indirimbo tukabasha kuzitunganya ndetse tukazisangiza abantu benshi twifashishije imbuga nkoranyambaga. Twakoze album y'amajwi n'amashusho, album yitwa Ntukazime, album igizwe n'indirimbo 10, 9 zose zimaze kujya hanze, n'indi imwe turateganya kuyishyira hanze vuba. Album nayo tubona yakoze ku mitima y'abantu, twagiye twakira ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye bahemburwa n'indirimbo zigize iyo album. Urugendo rwacu rw'imyaka 8 kandi rurimo ibikorwa by'urukundo nk'uko tubisanga mu ntego z'itorero, mu ntego y'itorero ryacu, ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ijambo ry'Imana. Ivugabutumwa ryacu ntabwo rigarukira mu kuririmba gusa no kubwiriza ijambo ry'Imana, ahubwo dukora n'ibikorwa bihindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, birimo gufasha abatishoboye gutanga za mituweli, kwishyurira abana batishoboye amashuri. Ibyo byose biragaragara cyane mu rugendo rwacu rw'imyaka 8. Ngira ngo mu nshamake yayo niyo mateka ya Shilo. Hanyuma mu kugana ku musozo nakomoza ku cyatumye, ku ngingo nyamukuru yatumye tubatumira, ariyo y'igitaramo twateguye. Nk'uko nabivuzeho umwanya washize, buri mwaka dutegura igitaramo cyitwa The Spirit of Revival. Dusanzwe tugikorera i Musanze, ariko mbere y'uko uyu mwaka utangira twagize igitekerezo cyangwa se ihishurirwa ryo kwagura icyo gitaramo tukagikorera kuri platform nini iruta iyo twari dusanzwe tugikoreraho. Tugira igitekerezo cyo kugikorera mu mujyi wa Kigali, tubitekerezaho, tubijyaho inama, tugisha inama ubuyobozi bw'itorero, dusanga igihe n'iki ngiki cy'uko nta Shilo twategura igitaramo nk'iki ngiki mu mujyi wa Kigali. Igitaramo twaragiteguye rero, ndetse ubu kigeze, navuga ko gishyushye. Kiri ku Cyumweru tariki 12 z'ukwa 10 2025 guhera saa 9, kikazabera muri Expo Ground. Muri icyo gitaramo tuzaba turi kumwe na korali Shalom y'Inyarugenge, abantu barayizi, ni korali ikunzwe, korali iririmba neza cyane. Tuzaba turi kumwe n'umuramyi Prosper Mumezi, nawe abantu baramuzi ko afite indirimbo zagiye zihembura imitima y'abantu benshi. Ndetse kandi tuzabana na Mpora Worship Team
imwe mu worship team neza cyane dufite muri iki gihugu. So niyo line up dufite. Intego y'igitaramo cyacu ni ivugabutumwa, ariko ivugabutumwa rigomba no kujyana n'imirimo. The spirit of revival mpereye ku izina ubwabyo ni uguhenguka, bivuga igihe cyo guhenguka, igihe cy'ububyutse. So mu gitaramo cyacu tuzaba dufite intego y'uko abantu dufatanya kuramya no guhimbaza Imana no kumva ijambo mu buryo butuma abantu bakanguka, mu buryo butuma abantu bongera kuba maso. Ariko ntabwo bizagarukira aho ngaho, kuko dufitemo n'igikorwa cy'urukundo, aho ku bufatanye n'umuryango Arise Rwanda Ministries twateguye ko tuzishyurira abana 13 amafaranga y'ishuri y'umwaka wa 2025-2026. Background y'igitaramo cyacu rero niyo ngiyo. Ndumva nasubiza umwanya umuyobozi w'ikiganiro. Urakoze cyane. Habayeho gutinda ariko bityo cyo impamvu kandi byaje kugenda neza. So turishimiye kuba turahaga. Site ni IT company ikorera kwa Makuza, mu nyubako kwa Makuza muri etage ya 4. Ni IT company yatangijwe mu mwaka wa 2011. Ifatangira ifasilita ibigo bya leta ndetse n'ibyikorera. Dufasilita all government agencies for IT support, subprime ndetse n'ikindi cyose kijyanye na electronic device. So dukorana na private ndetse nk'uko mu business sector harimo ijambo SOT bivuga umuntu, ndetse na telecommunication. Irate bivuga telecommunication, tubere umuntu isi mu nzira ya telecommunication. Icyo ngicyo bisobanura ku bantu batabasha kuba basobanukirwa iriya jambo sector. So impamvu twifuje kuba twakorana na Shiro ni uko yaba umuyobozi wacu cyangwa se n'abandi twese muri rusange turasenga, twumva umurimo w'Imana. Ivuye no mu kazi kacu mu gitondo isengesho rikora ryaba igitondo. So dukunda umurimo w'Imana, dukunda gushyigikira umurimo w'Imana cyane nk'uko yahoze ari umuntu ikora y'urubyiruko. Kubona urubyiruko rukunda Imana ni ikintu kitoroshye. Buriya umubyeyi ashimishwa no kubona umuntu cyangwa se umusore ukiri muto cyangwa se umukobwa ukiri mutoya, cyane cyane hano tuvuga ngo mu mijyi, ari umuntu ukunda Imana, ari umuntu ubahisha Imana, ibikorwa bye byubahisha Imana. So kuba twubaha Imana ntabwo bivuze ngo Christophe ndavuga ngo nkunda Imana, ntabwo ari ukuba ndirimba amajwi yose tenari bass alto ndetse n'ayandi. So ibikorwa byanjye ese bigaragarisha Imana? Ese Eric ko aza gusenga buri dimanche, aza gusenga, ese ibikorwa bye bigaragaza Imana? Icyo ngicyo yakoze. So Site rero twifuje gukorana namwe kandi turanabyishimiye cyane. Dushyigikira umurimo w'Imana ndetse n'ibindi bikorwa bindi. So twifuza kuba twakorana namwe mu gihe cy'inso nsoza kugira ngo twari igihe kinini. Yaravuze ngo ese n'ibyo musanzwe mukora mu buzima busanzwe. Nk'uko nabivuze, dufasilita all government agencies for right support, ndetse tukajyana departement ya training, ari nayo mpagarariye, head of training. Dutanga ama-training muri networking, included CCTV camera, instruction, ndetse na rani, hakazamo na air condition ndetse na lift cyangwa se icyo tuzi nka sunset software development. Tugatanga na academic internship for university to partner na University of Rwanda. Nitwe du training ama university, private university here in Rwanda zose tukaba partner na University of Rwanda kubahereza internship abanyeshuri ba UR muri department ya IT ndetse na electronic na business ndetse na RP IPS college. So bose turi partner ndetse tukaba ni partner n'ibigo bya technical secondary school gufasilita abantu mu gihe cya industrial attachment cyangwa se academic internship ikizwi nka stage. Tukaba nabo muri icyo gihe cyose. So amarembo arafunguye no ku bandi babifuza ku zindi serivisi zose tukaba dukora. Murakoze cyane. Nimero yacu ni 0782-31-49-53 82-31-49-53 cyangwa se mugasura website yacu ni www.site.rw cyangwa se mugahamagara ku murongo utishyurwa 633-93. Murakoze cyane. Twakiriye wa Differa byageze guhina. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Anjye
mbanje gushimira Imana cyane yanafashije Shiro Choir yiteguro myiza y'ivugabutumwa bije mu ndirimbo kugira ngo hari imitima y'abantu benshi batandukanye bazakira kuri uyu munsi cyangwa se bazakira agakiza kugira ngo rero Imana ibahe umugisha ku bitekerezo byiza mwagiye gutegura umurimo mwiza w'ivugabutumwa. Differa Express ni kampani ya transport dukora transport public. Tuva Kigali tujya Musanze, tuva Kigali tujya Gicumbi, tuva Kigali tujya Nyagatare, tugiye Gicumbi yitwa mu Rukomo, tukava Kigali tujya Gatuna, tukava Musanze tujya Gicumbi, tukava Gicumbi tujya Nyagatare, ndetse tukava na Musanze tujya Nyagatare duciye Gicumbi. Izo nizo ngendo dukora ziri public. Tukava na Nyagatare tujya yitwa Gitumba kuri boda ya Uganda n'u Rwanda. Impamvu rero twifuje gukora Shiro Choir ngira ngo Shiro Choir nikorana n'abandi kudukunda mbere nk'uko dukora transport babarizaga batugana bifuza kugenda mu ngendo zitandukanye no gukora umurimo w'ivugabutumwa nk'uyu bari gutegura bakaza kujyana natwe nk'uko bakorera muri Musanze bakunze kuza kuri office zacu Musanze bifuza kujya na Differa Express. Ngira ngo Joshua niwe tuzanye cyane azabasanga ati turifuza kujya muri concert runaka cyangwa se gushyigikira abagenzi bacu mu murimo w'ivugabutumwa bifuza kugana Differa Express. Ni mu rwego twabakunze kuki abantu baje twe tutabakunda. Ni muri urwo rwego rero baje batugana twifuza gufatanya namwe muri uru rugendo murimo w'ivugabutumwa n'igitaramo muri gutegura kizajya by'umwihariko kuko bazabera muri Kigali ni ahantu hari abantu benshi aho muzafasha abantu batandukanye. Ikindi cya kabiri bose wa Differa Express nawe ni membre wa ADPR, niyo mpamvu nawe yabyumvise cyane nawe ni membre wa ADPR. Ikindi aba membre ba ADPR mu Rwanda ndagira ngo umubare munini cyane tunifuza ko ADPR bahisemo kujya muri Differa Express byaba ari byiza cyane kuko twiteguye kubana namwe gufatanya namwe binabaye byiza hari bajya bajyana mu modoka zacu bajya batambutsa n'uwo murimo mwiza musanzwe gukora byafasha n'abandi bantu kugira ngo bagarukire Kristo. Mu by'ukuri rero Differa Express twiteguye gufatanya namwe mwese nka Shiro Choir by'umwihariko turi kumwe namwe, niyo mpamvu twahisemo gufatanya na Shiro Choir. Murakoze cyane. Gikora ibintu bijyanye na communication, PR, branding, marketing, translation. Hanyuma dukorera hano mu Rwanda mu karere no muri Afurika by'umwihariko, bitabujije ko dukorera n'abandi bantu ku rwego mpuzamahanga ariko indangagaciro z'ikigo ziri rooted mu muco wa Afurika. Hanyuma turi gukorana na Shiro kubera impamvu ebyiri. Iya mbere kuko njye ubwanjye nsanzwe mba mu murimo w'Imana mukunda mushyigikira mu mbaraga nke zanjye uko mbashije. Hanyuma impamvu ya kabiri no kubera ko Shiro mbabona by'umwihariko njye n'abakunzi kubera gukunda ijambo ririzo gusora nabi nkunda young talents, abantu bafite impano ariko zikeneye push cyangwa se zikeneye gushyigikira. Nabo banyura nk'abajene ariko bafite potentialite nyinshi, nemera kubakurikira kugira ngo nanjye babigereye kandi ngo ndabakunda dutangira gukora muri ubwo buryo. Rero ndimo nk'umuntu ariko nkanabamo nanone nk'ikigo kugira ngo tubashyigikire muri iki gitaramo no mu bindi biri imbere bikurikira. Murakoze. Murakoze. Mwari mufite abantu 120 n'ibyo mugitangira. Yego, mucyo. Ubu hari nabonye ko abantu ari 70 na bangahe? Kandi yashize imyaka 8. Ko numva mukura muri gwingira n'abana barashe muri Bibiliya ese byaragenze gute kandi muri agashene? Icyo nicyo kibazo. Ikindi muje Kigali bakorera igitaramo, ese mu by'ukuri urumva ni ikihe kintu gishya muzanye i Kigali yandi makorari atarasanga? Murakoze. Turabaririmbyi barenga 120
Musanze bari active ni 75. Icya mbere ntabwo ari uko baguye, ahubwo ni muvuma y'abajene, abantu bava i Musanze bagiye ahandi ku mpamvu z'akazi, ku mpamvu z'amasomo, ku mpamvu zo kubaka ingo, bose bigatuma tugenda tugabanuka gutyo. Niyo mpamvu umubare ugenda ugabanuka, ariko ntabwo twemera kubatakaza kuko barakomeza bagakontributinga mu bundi buryo. Rero reka mvuge ngo Shilo irimo abamambure barenga ahubwo 120, ariko abari active ubwo ni team iri Musanze 75. Ku kibazo cya kabiri nabaje muti Shilo ni iki izanye i Kigali kidasanzwe arimo akora adakora. Nta kidasanzwe, ahubwo natwe tuje gushyira itafari ryacu mu kuzamura cyangwa se guteza imbere umuziki uhimbaza Imana mu Rwanda, kuko ntavuga ngo nta miririmbire idasanzwe, nta magambo tugiye kubwiriza abandi batabwirije, nta manota tugiye gucuranga abandi batacuranze. Gusa dutekereza ko bike dufite Imana yaduhaye bishobora kugira icyo byongera ku bindi abandi basanzwe bakora. Rero tuzakora uko dushoboye, tuzaririmba twikokuzaho indirimbo nziza zirimo ubutumwa bwiza, umuziki umeze neza, byose bigamije kongera ku byo abandi basanzwe bakora. Urakoze. Bagira ubushobozi bwo kwishyura mituweli kugira ngo igihe mutabonye uburyo mubageraho bazabona uko babona mituweli bidasabye ko bazategereza ko mugeraho, mu rwego rwo kubacutsa kugira ngo nabo bige kwikorera. Ikindi nabazaga ngo muzishyurira amashuri abana 13, nabo muri bene so barukoreye, nabo muzabona aho muzaba mwagiye gukorera bazatoranywa gute? Icya nyuma ndakibaza muri Latifera, dukunda kugenda mu modoka rusange ugasanga wenda turikumva indirimbo za Bruce Melody n'abamena navuze, uruhare rw'imodoka zanyu mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza ni uruhe, by'umwihariko mu gusapotinga Shilo? Tuzajya tugenda muri Latifera turikumva indirimbo za Shilo ntukazime n'izindi, cyangwa hari ubundi buryo muzakorana? Murakoze. Usanzwe twita ngo business rero arakoze cyane, ngira ngo maze iminsi ni subscriber wa Shilo Choir kuri YouTube channel zawe mufite, kubera ko natangiye kubakunda. Mfite indirimbo nziza cyane ndanumva mu modoka, numva Shilo Choir inshuro nyinshi. Rero dufatanyije n'ubuyobozi bwa Shilo turifuza ko uburyo twabona za ndirimbo no gushyira kuri flash, ku buryo shoferi yajya agaragaza kugira ngo ubushobozi bw'imodoka zacu muri ati barimo iyi flash, ku buryo umushoferi ashobora gushyira kuri flash. Sinzi na muri kare niba zikibaho zigiye ukuntu bakoreshwa, ariko niba ari kuri flash tukagira indirimbo za Shilo tugenda dukora umurimo w'ivugabutumwa, ariko ikibazo bya Shilo twumva indirimbo za Shilo kuko ni indirimbo zihimbaza Imana kandi indirimbo nziza zishobora gukiza abantu. Murakoze cyane, tuzagerageza. Maze ivugabutumwa maze kuzana abantu bangahe kuri Kristo. Mu mboni zacu ni benshi, ntabwo twashoboye kubatokimata tube dufite umubare wabo muri exact, ariko tubona ari benshi, kandi hari n'ibimenyetso byabyo iyo tugiye no muri comment, tutagiye muri comment zacu kuri YouTube tubona hari abantu bagiye bahembuka, bagiye bakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi abo ni bake ugereranyije n'abo ivugabutumwa ryacu rigeraho kuri tele. Ikibazo cya kabiri cyavuga ngo iki cyari kigamijwe n'ujya kuvana igitaramo muri Musanze ukagikorera muri Kigali. Nk'uko twabigarutseho kare mu ivugabutumwa turifuza ububyutse mu bajene bo muri Kigali, ariko usibye n'icyo ngicyo twagize icyo gitekerezo dushingiye ku hari ingendo z'ivugabutumwa nyinshi twakoze mu mujyi wa Kigali mu rugendo rwacu rw'imyaka 8, hanyuma tumaze kuzireba zose uko zingana
tuzinterpreta nk'ijwi riduhamagarira gutegura ikintu mu mujyi wa Kigali ariko kiruta urugendo rw'ivugabutumwa, kuko muri urwo rugendo twatumiwe i Nyarugenge na Korali Shalom, Nyakabanda, mu Gatenga, Nkora, hano turi Gikondo, Kabuga, Kicukiro, Shell, Kacyiru, Kanserege, ahantu henshi hagiye hatandukanye. Bituma twiyumvamo ko rero mu mujyi wa Kigali audience yacu igenda ikura ku buryo dukeneye kuhategurira ikintu kiruta urugendo rw'ivugabutumwa, bituma twumva twatera iyo ntambwe. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo kuki mu bahanzi benshi bari muri iki gihugu mwahisemo gukorana na Prosper Nkomezi. Ni ikibazo cyiza. So Prosper Nkomezi ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi uririmba neza, ni umuhanzi ufite indirimbo zagiye zikora ku mitima ya benshi, ariko mu gutekereza iki kintu twumvaga twanagura imbago tukagerageza gufatanya n'abantu cyangwa se n'umuramyi utari uwo muri eglise yacu tubarizwamo, kugira ngo dufungure amarembo kugira ngo tugire n'iyo audience y'ahandi. Hanyuma turebye hanze y'itorero ryacu tubona hari umu artiste mwiza nka Prosper Nkomezi, bituma twifuza gukorana nawe kandi dushima Imana ko yabyemeye. Reka ikibazo cya kane ngo umwanya dirija. Murakoze cyane. Ikibazo cyiza. Ahambere tuvoma ku Mana. Tuvoma ku Mana kuko ibyo dukora ni iby'Imana. So Imana ikorera mu bantu, habona umwanya training cyangwa practice. Tukagira umwanya wo gukora practice. Nyuma yabyo tukagira umwanya korali, nubwo yitwa korali ariko tukifata nk'umuryango. Mbere yo kwitwa korali tugira umwanya wo guhurira hamwe tugasenga, tugasabana n'Imana. Ibyo byose ni iby'Imana ihuza rero, yamajwi mwumva ukabahanga ukunda za ndirimbo ukunda, bikavamo umusaruro mwiza. Murakoze. Tubafitiye surprise nyinshi kandi tutari butangaza aka kanya, ahubwo twifuza ko tuzabona kuri uriya munsi. Ariko nk'uko twabivuze hejuru, n'ubundi aho tuvoma n'umwanya wa practice dufite muri technically twiteguye neza cyane. Yakoze cyane gute ari nigaragara ko mushobora kuba muri nk'impanga miririmbire iki byabuze ibyo tubwira uburyo ushobora yarengeye bro. Kozi Imana ikintu cya mbere udukora umurimo umwe. Shiro personal nari ngizi ko nanjye nayikundaga. Hanyuma uyu mwaka dutegura igitaramo cya Shalom, twarebye korali. Hari ikintu mugenzi wanjye yigeze kuvuga, young talent. Twebwe tugiye dukoze amakonseri cyangwa se ibindi bintu, tubaza cyane n'abantu bari kuzamuka berekana itandukanye. Korali Shiro rero twayikoreye navuga nka assessment, usanga ni korali ifite ukuntu iririmba biri different n'izindi korali, ifite umwihariko. Mbese rero ifite ukuntu ikora utuntu twayo. Twumva tubainterese, hanyuma turabatumira kandi abantu baje mu gitaramo cyacu barabikunda. Hanyuma rero nk'uko tuba turifuza, twanabibasabiraga bahise bakura vuba. Twumva ko bateguye igitaramo i Kigali kubw'umugisha w'Imana wa Shalom baradutumira. Ikindi mwaza kumubaza why ari yadutumiye, ariko twebwe icyo twumva turi na proud yacu ni uko twahisemo neza. Ahubwo Abanyakigali muzaturebe ukuntu tugenze, kuko ni korali nziza. Reba umwanya muto bakoresheje muri konseri itari yabo kandi abantu bagafashwa. Noneho wibaze mu yabo bazaba bafite full time, niko navuga ibyo bazaduha ibintu byiza. Rero kuri twebwe nka Shalom turi proud yuko tuzajya tunabwira tuvuge ko twazanye abantu i Kigali bakayifata. Murakoze cyane. Yitwa Esafifi Wizera, Esafifi murera tifite na Radio Peace. Mwabajije ko nk'abatumiye bagahita baza, niba mwahise mwemerera bababitse n'ideni. Ntabwo ariko nabifata.
nakoresheje ikinyarwanda ngo turi proud yabo badutumiye ntitwagomba guhakana kuko tubatumira twari tuzi ibyo bafite noneho babizanye i Kigali kubasapotinga no kubafasha nk'abantu n'ubundi twabafashije kuza kwerekana ibintu byabo yari amata byayo mavuta ariko ndanabaza perezida ese kubatumira mwari bishyuzaga ko bari babatumiye imbere cyangwa nuko mwari musanzwe mwemera Sharon kuko mwavuze andi makuru yabatumiye bazana i Kigali ari menshi ariko umutono n'ubundi Sharon bashobora kuba ari urukundo cyangwa no kubishyuza nabyo hanyuma uhite unagifatanya n'ibindi bibazo nshaka kubaza numvise mwaravutse muri korali yavuye muri École de Dimanche cyangwa mu ishuri ryo ku cyumweru ariko nababona nkabona ko wenda icyo gihe ishuri ryo ku cyumweru n'imyaka 10-12 ubwo ntabwo ko nka Joshua ufite amafaranga mukora ibikorwa by'amafaranga byinshi amafaranga muyakurahe yo gutangira mituweli yo kubishyurira ishuri amafaranga ni menshi kuko n'ikimenyimenyi mwateguye igitaramo cy'ubuntu iki gitaramo ibyo byose hari ntabwo wahabahereye ubuntu ibi byose biri inyuma yanyu ni amafaranga intebe twicayeho n'ayi sare byose ni amafaranga n'ayo mazi muri kunywa ni amafaranga kuko iki gitaramo mwakigize ubuntu kandi ari igitaramo gihenze murakoze ubu n'amafaranga muyakura nahera ku cya mbere ese dutumira Sharon twarayishyuraga ko nawe yadutumiye ntabwo ariko bimeze tujya tuvuga ko niyo bitaba nitadutumira twebwe Imana ikadushyigikira igitekerezo cyacu kikajya mu bikorwa ni korali twari gutumira kuko ni korali y'amateka ni korali ikunzwe kandi iyo urebye n'abantu bayikunda ubona ni abantu bari active ni abajene ku buryo twumva ko niyo batadutumira muri event bateguye twebwe tugategura iyi ngiyi twari kubatekerezaho cyane ndetse tukanabatumira so ntabwo ari ukwishyurana hanyuma icya kabiri Shiro yavutse muri 2017 twasa nk'abatanze kontekste yose hano muri 2017 ntabwo twari tukiri muri Sunday School ahubwo twari turi muri korali yitwa Urufatiro ni korali navuga ifatwa nk'irerero rya ADEPR Muhoza kuko ni transition ni korali umuntu ajyamo akabatizwa akarererwamo imyaka mikeya bitegura kujya mu zindi korali Shiro rero promosiyo yayo ya mbere yinjiye muri korali Urufatiro muri 2010 navuga muri 2010 nibwo twavuye muri Sunday School noneho itorero riraturira binyuze muri iyo korali tugenda dukura hanyuma igihe kigeze cyo kutwimurira mu zindi korali ubuyobozi bw'itorero bwariho icyo gihe ku rwego rw'umudugudu niko byitwaga bagira ihishurirwa ryo kutugumisha hamwe ntibatwimure mu zindi korali hanyuma tariki 3 z'ukwa 9 2017 birangira bahisemo ko tuguma hamwe twitwa korali Shiro so hari twavuye Sunday School muri 2010 tugiye transition y'imyaka 7 Imana yagiye ubushobozi rero dukora n'ibikorwa reka duhe umwanya dirija tubwira aho tuva n'ubushobozi urakoze cyane yavuze ariko abajene dufite vision duhuriyeho twese niyo gukorera Imana biri unlimited niyo gukorera Imana twitanga kuko cyane dukoresha ubwitange bwacu umuntu agahitanga uko ashoboye akitanga mu mbaraga ze zose akabasha kwitanga icyo afite hanyuma icya kabiri dukoresha mu kubona amafaranga ni abadukunda cyangwa abaparteneri bagenda bishimira kudushyigikira abo bose tubona umusaruro hanyuma icya gatatu nizera ko nari kubanza hari umugisha w'Imana hari ukuntu Imana ishyiramo imiyaga uri gukora akantu ejo ikakubushyiramo kandi bikaba byatanga umusaruro mwinshi mu mirimo uri gukora ni urwo rwego ni ubwo buryo butatu mu magambo make twebwe ubwacu turitanga bibajyanye na vision dufite yo gushyiramo imbaraga nyinshi kuko
gukorera Imana limite. Icya kabiri ni abaterankunga bacu dukunda bifuza biteka ko badushyigikira bitewe n'icyo batubonyemo. Icya gatatu ni ukwishyiramo Imana utirengagije uduhoraho. Murakoze cyane. Nangirira munsi. Murakoze. Ibice bitekanye n'igihugu. Ikindi hari ibitaramo bishobora guhurana n'icyanyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nizihe mpamvu tuvuge nk'eshanu zishobora kumpatira kuza mu gitaramo cya Shiro nkagihitamo, sijye muri church wenda cyangwa se mu zindi gahunda? Akanyuma ni nka Shiro, ni iki muzadefinisa nka success ya konseri yanyu, mukavuga muti icyo twasengeye ni iki Uwiteka aragisohoje? Anatubwira ku muvugabutumwa w'umunsi cyangwa se niba Joshua ari uzatubwiriza. Murakoze. Inisiyative ikomeye yo kuza gukorera hano i Kigali kugira ngo uze gutanga mesaje ku yandi makorali cyangwa se n'abandi baramyi bari hirya no hino mu gihugu batekereza uko gukorana i Kigali bimeze n'ibyo ushobora kuza biteze. Hanyuma mu bikorwa mwakoze byiza kandi byinshi, uyu munsi birashaka ko tubabwira iki mushaka kudutuma ku bantu bari buze gukurikira iki kiganiro. Murakoze. Ikibazo cya nyuma. Murakoze. Nitwa Sasha Mugisha Yvonne muri Akisibo FM Gitaramo. Mu gihe nabi kigarukaho bagira ubwoba. Murakoze. Bya benshi uko bimeze uburyo dukora n'ingendo zacu turatumirwa, ahubwo mwebwe nk'abantu basanzwe bari i Kigali tubageza abanyakigali impamvu badutumira cyane, kuko usibye no kuba tumaze kubakorera ingendo 12, byumvikane ko iyo wakoze ingendo 12 haba hari n'izindi invitation nyinshi bitakunze. Ubwo rero navuga ko twahagiriye umugisha wo kuhatumirwa. Izo ngendo zose reka mvuge ngo nta hamwe twasabyaga tuti, yego hose twagiyeyo twatumiwe. Rero ni umugisha w'Imana. Ariko ikindi nakongeraho, dutekereza ko bashobora kuba bakunda uburyo turirimbamo, uburyo dutangamo mesaje Imana iba yaduhaye, hanyuma bagahora badutumira. Yakomeje ku kibazo cya kabiri kivuga ngo ko hari ibitaramo bizahurirana n'icyanyu. Ni nk'ibihe bitanu byatuma umuntu aza mu gitaramo cyacu. Icya mbere reka mvuge ngo duhetse isanduku tuyizanye mu mujyi wa Kigali. Rwose tugiye kuvuga ubutumwa mu buryo bwihariye, ku buryo turakangurira abantu kureka gahunda zose bafite bakazaza kutwumva. Hari uburyo bwihariye turirimbamo abantu bakomeje kugenda bakomozaho, burahari kandi ku cyumweru noneho buzaba buri ku rundi rwego, reka bivuge gutyo. Hari muziki, hari iri ku rwego rwo hejuru, bande nziza cyane. Hari abaminisitiri turi kumwe, abantu basanzwe baziho kudasondeka abantu. Shalom bakora ibintu byiza cyane, Cross bakora ibintu byiza cyane, Nkora Worship Team bakora ibintu byiza. So umuntu uri muri Kigali ntabwo nimajina ahandi hantu yajya ataje kumva abaminisitiri nabo ngabo. So ibyo byose rero ari icya mbere n'ubutumwa abantu bazaza kumva. Turatekereza ko byakabaye bituma abantu bafata gahunda yo kuzaza mu gitaramo cyacu. Ni iki muzadefinisa nka success? Success yacu ni ukubona abantu bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ukubona abantu bahembuka. Tuzayibonera either mu mubare w'abantu tuzakira bihana cyangwa se na feedback tuzakira z'abantu bavuga ko bahembuwe na administrations z'abantu tuzaba turi kumwe. Iyo ngiyo niyo success yacu. Ku kijyanye n'umuvugabutumwa,
mu gitaramo cyacu hazigisha umushumba mukuru senior pastor w'itorero ADEPR. Turashima Imana yuko twamutumiye kandi akabasha kuboneka, yamaze gukonfirma presence yiwe. Hari icyo twabajijwe kivuga ngo ni iki twasangiza umuntu waba agiye gutegura event nk'iyi, yego cyane cyane korali zo mu ntara. Icyambere bisaba kwiyemeza, bisaba iyo commitment. Hanyuma ikindi ntabamara ubwoba. Iyo umuntu akibitangira ntabwo ari ibintu byoroshye, umuntu abona imisozi imbere ye, ariko iyo wabyinjiyemo ugenda ubona opportunité. Navuga ngo abanyakigali bari very welcoming, barafasha cyane, barasapotinga buri wese uko ashoboye. Ubwo rero icyo nabwira umuntu wese uteganya gukora event nk'iyi, hari ibintu, hari opportunité zihishe atabona ariko ashobora kubona yatangiye. So yatangira igitekerezo akagishyira mu bikorwa, ibindi byagenda biza. Ikindi mwari mwatubwiye ngo tubatume iki ku bantu, nimutubwirire abantu bazitabire igitaramo cyacu. Ni kuri 12 z'ukwa 10 saa 9 muri Expo Ground, ni kuri iki cyumweru. So mukoreshe platforms nini mufite mudutumirira abantu kugira ngo bazitabire kiriya gitaramo. Ikibazo cya nyuma cyavugaga ngo ni iki cyabamaze ubwoba ko na korali z'inaha zidategura ibintu nk'ibi kugira ngo zidashya, ibintu nk'ibyo. So twagize igitekerezo, tugisha inama, turasenga, turizera, bituma twumva rero ikintu nk'iki nta mpamvu tutagikora. Ntabwo tuzi iby'abandi, twe twavuga ku ruhande rwacu kuko ntabwo twarebera ku bandi cyane, ariko kuri twebwe ni urwo rugendo twanyuzemo kugira ngo tugere ahantu nk'ahangaha. Kandi dushima Imana ko sofa Imana yadushoboje, tukaba tubona biri mu murongo mwiza. Murakoze cyane. Turagushimira kuba duharanira kuba ahantu umwanya mwiza wo gutanga ibitekerezo bizategurwa, bizakorwa muri The Spirit of Revival. Tuguha icyubahiro uyu munsi mwiza. Dutangiye twagusabye kuba natwe, kuduha kuganira kwiza, kandi tubaganiriye rwose ari background ya korali, ari abafatanyabikorwa tuzabana, abo bose baduhaye gusashiriye. Uyu mwanya rero habaye gutandukana, cyari cyatuzanye gukora kugira ngo tuganire kuri The Spirit of Revival. Dukeneye ububyutse muri iki gihugu cy'u Rwanda, dukeneye ko umwuka w'Imana urushaho gusabana natwe, dukeneye kuzabona impact nziza mu basinziriye babuze kwizera, bongera kwizera, mu baneshejwe bongera bagaruka ibyiringiro. Turifuza kubona ubuzima bw'abera buhinduka, abari mu byaha bakabivamo. Niyo ntego nyamukuru, uzadufashe tugirire neza, twiyereke gukora Imana yacu.